ndifashisha ingero zimwe z'abanyapolitike bakwiye kwirindwa no kurwanywa, biyita ko baharanira uburenganzira bwa muntu, nyamara ibikorwa byabo bigamije gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi, bakabikora bagoreka ukuri kwitegurwa ryayo. Muri ibi bihe hadutse abanyapolitike ariko banabaye muri politike y'u Rwanda ya mbere, abanyapolitike babi, ubu kimwe mu binyoma bakwiza, basanze guhakana jenoside yakorewe abatutsi bitagishoboka kuko yaremejwe ku rwego ndakuka, ku rwego mpuzamahanga. Bahimbye ibinyoma byinshi, kimwe muri byo ni ukuvuga ngo nta miliyoni y'abatutsi yigeze iba mu Rwanda, ko rero kuvuga ko hishwe abatutsi barenga miliyoni ko ngo cyaba ari ikinyoma. Umwe mu babivuga ndamutindaho gatoya, umunyapolitike mubi ariko muzi witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney. Bimwe mu byo avuga ngiye gufata agace gatoya k'ibijyanye n'ubwo buryo bwe bwo guhakana jenoside. Mu biganiro bye ati, hakurikijwe ibarura ryakozwe na ONU, kuvuga ko hapfuye abatutsi barenga miliyoni ni ikintu kidafite ishingiro. Abantu bari muri komisiyo yakoze ibarura bambwiye ko babaruye abatutsi batarenze 350 hose mu gihugu. Abanyamerika babafashaga batangiye kubivuga, birukanwa mu Rwanda, kandi murabazi nabo bakunze kujya batanga ibiganiro. Bafashije FPR gukora ibarura ry'abatutsi bazize jenoside. Ababyeyi bacu rero bazize jenoside bahindutse ibicuruzwa kugira ngo hongerwemo inkotanyi zaguye mu ntambara, ababyeyi bazo, imiryango yabo, kugira ngo nabo babone imfashanyo z'amahanga zahabwaga abacikacumu. Aya ni amagambo ya Ndagijimana wiyita umunyapolitike. Ibavuga icya mbere, nta barura ryigeze ribaho mu Rwanda ririmo abanyamerika, ni ikinyoma. Ibarura ry'abazize jenoside ryakozwe na Minaloc mu mwaka wa 2000 ryarimo abanyarwanda, kandi imibare yabonetse icyo gihe ifitiwe amazina yari 1,074,000 n'abantu 47. Nyuma habonetse abandi kubera amakuru yabonetse mu nkiko gacaca no mu bundi bushakashatsi. Ariko iyo avuga ngo nta bihumbi, ngo hamenyekanye abantu 350,000 by'abatutsi, ndagira ngo iki kibazo abapfobya jenoside yakorewe abatutsi bakunze kuzana cy'imibare garagaze ko nta shingiro gifite, kuko icya mbere jenoside ntabwo irangwa n'ubwinshi bw'abishwe, irangwa n'umugambi wateguwe wo kwica itsinda icyiciro cy'abantu bazizwe ubwoko bwabo. Niyo hakwicwa umwe cyangwa babiri, abatutsi bishwe hashingiwe ku mugambi wateguwe wo kubatsemba. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, ngarutse ku mibare, nagize amatsiko njya gushakisha niba hashobora kuba harabayeho ibarura rigaragaza iyi mibare koko. Mbona ibarura rya mbere ryakozwe ry'abanyarwanda rikozwe n'Ababiligi mu mwaka hagati ya 59 n'1960, babikorera raporo. Teritwari z'u Rwanda zari 10. Teritwari ubwo ni nka prefecture zo mu bishize. Muri zo teritwari 10, dore uko basanze imibare y'abatutsi iteye. Kibuye 30%, Astrida ubwo ni agace kahoze ari Butare, abatutsi 23%, Nyanza 22%, Cyangugu 22%,
Kibungo 16%, Gitarama 15%, Byumba 13%, Kigali 13%, Ruhengeri 8%, Gisenyi 6%. Iyo ni imibare yabonywe n'ababirigi muri 60 mu ibarura ryabo. Kereka niba ndi umuswa, ariko nta baturage nari nabona bagenda bagabanuka. Abaturage bose barabyara bakiyongera. Niba bigaragara ko hari perefegitura zari zifite abatutsi 30% muri 60, byageze muri 94 aba batutsi barabaye 3% nkuko ndagije Imana byemeza. Birabereka ikinyoma gikoreshwa kimwe muri byo kugira ngo jenoside yakora abatutsi iteshwe agaciro, iteshwe uburemere bwayo. Hari undi munyapolitike wabaye mu ishyaka rya MRND nako rya MDR, benshi muzi, Pascal Ndengejeho, cyangwa bamwe yarabigishije muri universite. Yabaye mubeke wa MDR, hanyuma aza kurundukira muri MDR Power. Ubu nawe kimwe na Ndagije Imana ndi mu bugaruka mu kanya nawe. Pascal Ndengejeho ari mu banyapolitike bitwaza ko ngo baharanira uburenganzira bwa muntu, nyamara ari muri gahunda yo gupfobya no kugoreka amateka. Yabaye ministre w'itangazamakuru hagati y'1992 na 1993. Yagiye kenshi mu manza zo mu rukiko rwa Arusha no mu Bufaransa gushinjura abaregwaga icyaha cya jenoside no gushinjura abaregwa ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi. Icyo si nacyo kibazo. Ikibazo ni mu magambo avuga iyo ari mu izo manza, kuko ni amagambo ari mu mugambi wa jenoside nyirizina. Reka mfate urugero rw'ibyo yavugiye mu rubanza rwa Arusha. Yagiye gushinjura umujenosideri Laurence Manza wabaye burugumesitiri wa Bicumbi. Ndengejeho yatangiye atangariza abacamanza ko mu mateka y'u Rwanda kuva muri 59 kugeza muri 90 ko iteka abatutsi ari bo batangije ubwicanyi ku bahutu ku buryo budashidikanywaho. Abatutsi nibo nyirabayazana, nibo batangije ubwicanyi. Iki kinyoma aba banyapolitike bakigarukaho kenshi. Abanyapolitike babi gufata icyaha cy'ubwicanyi bakakigereka ko cyakorewe, noneho abagikoze bo bakitirirwa ko barengana, bashyirwaho icyaha ku busa. Ndengejeho yakomeje abwira abacamanza ko abatutsi ubwabo aribo batewe ubwicanyi bwabakorewe, ngo kuko baremye agatsiko rwihishwa ko gutera imidugararo mu Rwanda. Yabivuze mu Gifaransa, ndiho ndabihindura mu Kinyarwanda, ariko mu Kinyarwanda ntibiza byumvikana neza ubukana bw'amagambo ye. Ko mu Gifaransa yaravuze ngo ce sont les Tutsis eux-mêmes qui ont mis sur pied une organisation clandestine chargée de provoquer les troubles à l'intérieur du pays. Donc ngo ni Tutsi nibo bwabo bashyizeho gahunda yo kwiyica. Anakomeza avuga ko ngo abatutsi basa nk'abiyahuye mu kivunge. Les Tutsis se sont suicidés en masse. Bivuze ko aba bantu bari Rebero n'abari hirya ho hakurya hari Nyanza ya Kicukiro hari abarenga 100,000 bavanywe hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu nkengero ko bari biyahuye mu kivunge. Uwo muntu ni umunyapolitike uriho bivugira mu rukiko. Ni umunyapolitike kandi wabaye ministre. Akomeza avuga ko abatutsi nibo bashinze interahamwe n'andi mashyirahamwe y'abicanyi nka Réseau Zero, Escadron de la Mort, Akazu, Eritere na Kangura, ko ari nabo bateguye urutonde rw'abatutsi bazicwa. Ati Gifaransa kereka mbivuge, ce sont les Tutsis qui ont créé les milices interahamwe, les organisations secrètes telles que le Réseau Zero, le Network, Akazu,
les médias tels que RTL Kangura et établi les listes de Tutsi à assassiner. Uwo ni umunyapolitike uriho ubibwira urukiko agoreka amateka. Urukiko rero rwagiye ruba buriya inzira aba bantu bagiye bakoresha ngo irondabwoko, urwango, ubugome babukwize. Ntabwo ndengejeho wenyine wakoresheje urukiko rwa Arusha ndetse n'izindi nkiko mu gukwiza urwango. Hari n'abandi barimo Padiri Serge de Sutter, agatsiko k'abandi benshi bagiye mu rukiko rwa Arusha kuvuga ibi binyoma. Ndengejeho yashoje avuga ko jenoside yatewe n'ibikorwa bitateguwe byo kwirengera kw'abaturage. Le génocide fut une réaction spontanée de légitime défense de la population. Kwirengera kw'abaturage kumvikana gufite ishingiro. Uvuga kwica abana, abakecuru, abarwayi ni ukwirengera kw'abaturage. Agasoza avuga ko abatutsi atari bo bari ku isonga y'abibasiwe na jenoside, abari bibasiwe n'abahutu. Ingabo za FPR zambaraga imyenda y'ingabo z'u Rwanda zikica abantu bikitirirwa interahamwe. Akavuga ko Inyarubuye ari uko byagenze n'ahandi henshi mu gihugu. Ageze mu rubanza rwa Pierre Péan mu Bufaransa. Urubanza rwa Pierre Péan ari umuntu warezwe mu nkiko z'Ubufaransa icyaha cyo kuhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ashaka abatangabuhamya nka Ndengejeho n'abandi babyumvaga kimwe bajya kumushinjura. Mu rubanza rwa Péan kinini yashinjwaga yari yaranditse avuga ko abatutsi muri bo bafite umuco wo kubeshya, ko muri kamere y'abatutsi habamo kubeshya, habamo ikinyoma, nta kuri abatutsi bagira. Ndengejeho rero yagiye koko abyemeza, avuga ko umuco w'ikinyoma ari uranga ubwoko bw'abatutsi. Avuga ko abatutsi bemera muri kamere yabo ko bari hejuru y'abandi, ngo ikinyoma cyabo bagifata nkaho ari bwo bwenge. Ngo uzi kubeshya ntafatwe, niwe abatutsi bafata nk'umuntu w'umuhanga, nk'umuntu w'umunyabwenge. Mutekereze ko Ndengejeho yabaye umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda. Mwibaze ibyo yigishaga abanyeshuri n'uburyo yafataga abanyeshuri b'abatutsi babaga bamuri imbere bibeshya ko baje kwiga nk'abandi banyarwanda, nyamara ubigisha atababona atyo. Ni benshi cyane mu bitwaga injijuke zize kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri barimo abigishaga kaminuza nka Ndengejeho bari bateye batyo. Ni ba Nahimana Ferdinand, Vincent Ntezimana, Eugene Rwamucyo, Sostene Munyemana, Maniragaba Baributsa, Charles Ndereyehe n'abandi. Izo ni ingero. Ngaruke kuri wa munyapolitike wundi. Mvuga umunyapolitike n'abanyapolitike babi ntimubagereranye n'aba ngaba twaje kwibuka uyu munsi, ndetse n'urubyiruko rwatubwiye amazina yabo 21 bashyinguye ku rwibutso rwa Rebero nabo tutarashobora kubona. Ndagijimana Jean Marie Vianney ndamuvuga ngaragaza uruhande rwe rutazwi cyane uko bikwiye rw'ubujura bumuranga, ariko akiyambika ikote rya politike, akiyambika guharanira uburenganzira bwa muntu. Muri guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizweho muri Nyakanga 1994, Jean Marie Vianney Ndagijimana yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ahunga igihugu nyuma y'amezi 2 yibye amafaranga y'u Rwanda hafi 200,000 by'amadolari. Minisitiri w'intebe icyo gihe Faustin Twagiramungu wari inshuti ye, banakomoka mu karere kamwe ka Rusizi, niwe wabitangaje rugikubita mu itangazo rya guverinoma ryasohotse tariki 19 Ukwakira 1994, anabisobanura mu biganiro yahaye ibinyamakuru birimo Agence France Presse na New York Times. Ndagijimana avuga kenshi ko azarega abavuga ko yibye ayo mafaranga, ariko Twagiramungu yarinze apfa Ndagijimana ataramurega. Ahubwo yareze mu Bufaransa uwitwa Ngarukiye Leon Ngarukiye
yari directeur wa cabinet muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, ni nawe wamuhaye ayo mafaranga ku kibuga cy'indege i Kanombe. Hanyuma Ndagijimana aramurega, Ngarukiye araburana atanga ibimenyetso mu Bufaransa, aramutsinda mu rukiko ku itariki 6 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2023. Ngarukiye yatanze ikiganiro mu itangazamakuru abisobanura, agaragaza ko tariki enye Ukwakira 1994 nawe yari mu itsinda ry'abagiye mu rugendo i New York muri Amerika mu nama nkuru y'umuryango w'abibumbye hamwe n'izindi ntumwa z'u Rwanda. Hanyuma koko aya mafaranga yashyikiriza Ndagijimana kugira ngo ayajyane muri ambasade y'u Rwanda yari maze igihe gitoya ifunguye. Hanyuma Ndagijimana amafaranga arayafata arihisha ahungira mu Bufaransa. Urubanza rero yararutsinzwe, ariko ntashobora kuruvuga na rimwe kuko azi yuko nyine ubwo bujura bwe urukiko rwabigaragaje kandi byahita bimenyekana. Ariko kuba yari ibyo mafaranga guverinoma y'u Rwanda ari ministre ntabwo ari ikintu gishya yari yadukanye, yari abisanganywe. Mu mwaka wa 1995 hakozwe igenzura muri ambasade y'u Rwanda i Paris mu Bufaransa. Igenzura rikorwa n'impuguke 3 zavuye muri Minisiteri y'Imari y'Ububanyi n'Amahanga na Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Igenzura rikorwa ku matariki 31 Nyakanga kugeza ku itariki 5 Kanama 1995. Basanga ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana wabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa kuva mu mwaka wa 1990 kugeza 1994 yarahengereye mu gihe mu Rwanda hari akavuyo k'amashyaka menshi mu gihugu. Guhera muri 1992 atangiza gahunda y'ubujura ruharwa bwaranzwe n'ibi bikurikira. Muri Nzeri 1992 yagurishije inzu ya leta y'u Rwanda yaratuyemo i Paris ku giciro yihitiyemo atabimenyesheje Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, kandi amafaranga ntiyayaha leta. Yayigurishije ku giciro cya $1,850,000 by'amafaransa y'icyo gihe, mu gihe leta y'u Rwanda yari yaraguze iyo nzu mu mwaka wa 1989 agaciro k'amafaranga y'amafaransa $3,750,000. Bigaragaze ko yayitesheje agaciro k'icya kabiri cy'agaciro k'inzu kugira ngo irugwe vuba amafaranga yatware. Igenzura kandi ryagaragaje ko mbere yo kuyigurisha yari yarabanje kubeshya ko inzu yangiritse, afata igice kimwe cyayo aragitwika, noneho asaba uburenganzira bwo kuyisana arabuhabwa, akoresha dovi $700,000 by'amafaransa, ariko mu kuyikoresha ayitangaho $1,450,000. Ayo ayishyuza leta y'u Rwanda, nyamara yaragaragaje ko yari ikeneye gusanwa $700,000, ari nawe wayitwikiye ubwe. Igenzura kandi ryagaragaje ko ambasaderi Ndagijimana yambuye umuboyi we wamukoreraga mu rugo ukomoka muri Ethiopia, amwambura amafaranga $75,200 by'amafaransa, tugereranyije ni hafi $20,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda y'ubu ngubu. Kugira ngo bishoboke ko ambasaderi yiba amafaranga y'umuboyi byagenze bite? Igenzura ryasanze yari yarahaye amabwiriza umubitsi wa ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa, comptable, yaramuhaye amabwiriza yuko umushahara w'umukozi we, abakozi bo mu rugo, agomba kujya unyuza kuri konte ya ambasaderi. Noneho ambasaderi akaba ari we yabihera. Naho rero yabihereye uyu comptable Atanaze Nsengiyumva, amafaranga y'abakozi bo mu rugo Ndagijimana akanyuza kuri konte ye. Ndagijimana nawe amafaranga ntayahe abakozi agenewe, cyane cyane uyu muboyi we wakomokaga mu gihugu cya Ethiopia.
Ndagijimana kandi kubera ubwo bujura igenzura ryasanze yari yararetse n'abandi badiplomate b'u Rwanda nabo bakora ubujura burimo kwangiza imitungo y'amazu y'ambasade y'u Rwanda bari bacumbitsemo, kugurisha ibikoresho byayo no kumaramo igihe kirenga umwaka baranze gusubiza amazu leta y'u Rwanda nyuma ya jenoside kandi batari bakiri abadiplomate. Bakoze ubwo bujura ari ambasaderi bayobora harimo abitwa Ukobizaba Martin, Madame Muhuri Jean Marie Vianney, Nderebeza Anastase, Nzayo Michel na Shiramaka Anastase. Uwaciye agahigo mu kurigisa amafaranga atagira ingano ni Colonel Sebastien Ntahobari wari uhagarariye u Rwanda i Paris ashinzwe ubutwererane mu bya gisirikare kuva mu mwaka w'1992 kugeza ku itariki 29 Ukuboza 1994, ariyo tariki Colonel Ntahobari yavanywe kuri uwo mwanya mu nyandiko ahamagazwa na Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda kugaruka mu Rwanda, arabyanga ahama mu Bufaransa hamwe n'umuryango we ari naho yapfiriye. Igenzura ryagaragaje ko Colonel Ntahobari guhera tariki 6 z'ukwa 11 1993 wari Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda icyo gihe Augustin Bizimana yamuhaye ububasha bwose bwo gucunga wenyine ingengo y'imari y'ambasade, kandi icyo gihe ingengo y'ambasade y'u Rwanda i Paris yanyuzwagaho amafaranga menshi yo kugura intwaro mu bihugu bitandukanye. Igenzura ryasanze hari amafaranga miliyoni 2 z'amadolari zirenga zarigishijwe na Colonel Ntahobari Sebastien afatanyije na Ministre Augustin Bizimana wayoherezaga i Paris nk'uko maze kwivuga, ndetse n'abandi bakozi ba ambasade y'u Rwanda barimo Nsengiyumva Tanazi wari umunyamabanga wa kabiri ashinzwe gusinya kuri za konte ko bafatanyaga amafaranga kuyagabana. Iyi raporo y'igenzura maze kuyisoma yanteye amatsiko, ngerageza kwibaza uburyo aya mafaranga ashobora kuba yaragishijwe na ambasaderi n'abakozi ba ambasade, u Rwanda ntirubimenye, guverinoma ntibimenye, bigahama aho ngaho. Hanyuma kuko ntari mfite uwo mbaza wabimpaho amakuru, nagiye mu nyandiko nza gusanga hari ikinyamakuru cyitwa Le Courrier du Peuple cyo ku itariki 25 Kamena 1993 cyanditse inkuru ndende ivuga kubwo bujura mu nyito ivuga ngo l'ambassade du Rwanda à Paris est au bord de l'implosion. Biravuga ngo ambassade y'u Rwanda i Paris iri kumanga yo gushwanyuka. Muri iyo nyandiko Le Courrier du Peuple yagaragaje ibimenyetso birimo inyandiko mpamo z'abakozi bakuru ba ambasade kandi zisinye, harimo niyanditswe n'intoki yanditswe na Jean Marie Vianney Muhuri wari umunyamabanga wa mbere muri ambasade. Iyo nyandiko dore uko ivuga: Muhuri Jean Marie Vianney, umunyamabanga wa mbere muri ambasade y'u Rwanda i Paris mu Faransa, ndateguza isohoka ry'igitabo nsinzi giteguza cyamagana ubusahuzi bw'igihugu cyacu mu mahanga. Akabivuga no mu Gifaransa ngo le livre d'or à l'image de marque du Rwanda à l'extérieur. Ubu cyamaze gushyikirizwa Perezida wa Repubulika, Minisitiri w'Intebe, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Muri icyo gitabo ubwo ni Muhuru bivuga, harimo kuntu ambasaderi Ndagijimana yagurishije inzu y'igihugu ayihombesha nta mutangabuhamya kandi atabifitiye uburenganzira. Kirimo kuntu yari imishahara y'abayaya be leta imwoherereza, umwe muri bo akaba yaramureze. Kirimo ukuntu yimutse ava mu nzu ya leta y'igorofa agasubira mu bukode aho yishyura amafaranga arenze miliyoni y'amanyarwanda buri kwezi, kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yari yarabimubujije kubera impamvu zumvikana z'ubukene igihugu gifite kuvaho cyaterewe n'inkotanyi. Igitabo kirimo n'ukuntu inkotanyi zivuga u Rwanda rwahise n'uruzaza bishingiye ku nyandiko zazo nyinshi abanyarwanda batigeze bamenyeshwa. Ubu kubimenyesha rubanda bikaba bigamije kugira ngo u Rwanda rwirinde ibyonnyi, abanyabinyoma, ibisambo n'abandi bagizi ba nabi. Kizatangirwa ubuntu
kuko cyakoreshejwe ubundi. Muhuri agasoza ashyiraho amazina ye na telefoni ze 3, iyo yakoreshaga mu biro, iyo mu rugo, na telefoni igendanwa. Umve ko turi 1993, ntabwo Ndagijimana yigeze arega Muhuri kandi yari umukozi wa ambasade, ari nawe watangaje ubwo bujura icyo gihe. Inyandiko y'iki kinyamakuru igaragaza n'ubundi bujura bwakozwe n'umujyanama wa mbere nigeze kuvuga mu kanya uko bizaba Martin, ubu nawo ba mu Bufaransa hamwe na Ndagijimana. Bugizwe n'ibi bikurikira: kwambura abakozi bakorera kuri kontra imishahara yabo ntabahembe kandi leta y'u Rwanda iyohereza, kuzamura imishahara bahembwaga yagaragarizaga Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ariko ikaba itandukanye n'ayabaga yanditse muri kontra, bivuge ko yari afite uburyo akora amanyanga akagaragaza kontra zirimo umushahara munini nyamara kontra yakoreye abakozi zo zirimo makeya, icyo kinyiranyo akagitwara. Kugurisha inzu ya leta y'icumbi rya ambasaderi babyumvikanyeho yari ahitwa Rémy Honoré, afatanyije na ambasaderi ubwe wari uyituyemo nk'icumbi rye. Birabumvisha rero ko ubujura bwari twibanire muri ambasade y'u Rwanda mu Faransa ku gihe cya Ndagijimana ari we ubuyoboye. Abakozi bamwe ba ambasade y'u Rwanda i Paris bagaragaje ubwo bujura, bituma tariki 16 Ukwakira 1992 Ndagijimana yandikira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ayimenyesha ko yagurishije inzu iherereye kuri nimero 20 Rue de la Borne Saint-Rémy Honoré i Paris ku giciro cya $1,850,000 y'amafaransa. Minisitiri Ngurinzira Boniface wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga icyo gihe yarabibonye biramutangaza, aramusubiza tariki 11 Ugushyingo 1992, amusubiza ko ababajwe no kuba Ndagijimana yarabikoze wenyine ntawagishije inama. Amwibutsa ko uruhare rwe rwagombaga kugarukira ku gushaka abazagura iyo nzu, baboneka akamenyesha Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ibiciro, agategereza igisubizo. Minisitiri Boniface Ngurinzira uri no mu banyapolitike beza bazima twibuka uyu munsi, yamusabye gutesha agaciro ubwo bugure, amusaba no gushyira amafaranga yakiriye kuri konti ifunze, konti bloquée, agategereza igihe ibintu bizagira mu buryo. Ntabwo Ndagijimana yigeze abyubahiriza. Ngarukiye kw'ibyo gusa, ngurwo urugero ngere ebyiri nafashe z'abanyapolitike babi ariko bita ko ari abanyapolitike bazima baharanira ngo ukuri, ngo bari muri opposition, birirwa mu itangazamakuru basebya u Rwanda bashingiye ku myanya bagize muri leta y'u Rwanda, harimo niyo ngiyo yakozemo ubujura. Kuba rero u Rwanda rwaragize bene aba banyapolitike niko kaga karwo gakomeye, kuko nibo bakongeje igihugu, rimwe na rimwe bagira ngo bahishe ubujura nk'ubu Ndagijimana Jean Marie Vianney yakoze. Ndagira ngo noneho mvuge kuri politike ya Habyarimana ubwe. Perezida Habyarimana yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nanone muri iki gihe hadutse abantu b'inyangabirama barimo n'umuhungu we Léon Habyarimana babeshya ko nta ruhare Habyarimana Juvenal yagize muri jenoside, kandi jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe ikanakorwa buhoro buhoro ku butegetsi bwe. Hari n'ababeshya ko jenoside yashobotse kubera ko MDR, PSD na PR havutsemo igice cya Hutu Power. Ibi ni ukuri gucagase cyane. Hutu Power yavutse mu Kwakira 1993, ariko itegurwa rya jenoside yakorewe Abatutsi ryatangiye mu Kwakira 1990. Mu myaka 4 jenoside yateguriwemo kuva muri 1990 kugeza 1994, icengeza amatwara ry'urwango ku Batutsi, ribambura ubwene gihugu bakitwa Abagande, Inyangarwanda, byakwijwe mu nzego zose.
byakurikiye n'inyandiko nyinshi n'imbwirwaruhame z'amashyaka zikangurira abahutu gufata imbunda n'imihoro bakica abatutsi. Ijambo gutsembatsemba no kwishyira hamwe kw'abahutu hagakorwa itsembatsemba ry'abatutsi ryatangajwe mu Kwakira 1990 bishyirwa muri gahunda ya leta ya Habyarimana. Muri Mata 1992 habaye kongere ya MRND yavugaga ko ari MRND ivuguruye, ifata ibyemezo byo gushyiraho inzego zayo nshya n'abayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu. Baniyemeza kurwanya uwo bise umwanzi w'igihugu uwo ari we wese, cyane cyane inkotanyi n'abatutsi, bagendeye ku kivugo cya Perezida Habyarimana yatangaje icyo gihe avuga ati ndi ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Muri iyi kongere hatowe abayobozi bashya. General Major Habyarimana Juvenal atorerwa kuba perezida wa MRND, Edouard Karemera vice perezida wa mbere, Kabagema Ferdinand vice perezida wa kabiri, Ngirumpatse Matayo umunyamabanga mukuru. Iyo Habyarimana yavugaga abagome yabaga avuga abatutsi n'inkotanyi, iyo yavugaga abagambanyi yabaga avuga abahutu batemera umugambi wa jenoside, yabaga avuga abahutu barwanya irondabwoko, ivangura n'ingengabitekerezo ya jenoside yose, harimo abo twibukira hano kuri urwibutso rwa Rebero. Naho Habyarimana yemereye kugirana imishyikirano na FPR muri 1992 yabikoraga atabyemera. We yemera umugambi wa jenoside akabifatanya no kuyitegura. Urugero, yagejeje ijambo ku banyarwanda ku itariki 21 Nzeri 1992. Icyo gihe hari ku isabukuru ya 31 y'umunsi bitaga Kamarampaka. Habyarimana mu ijambo rye yatangiye acyurira abatutsi nk'uko Kayibanda yabigenzaga kera, avuga ko ubutegetsi buriho ari ubwa rubanda nyamwinshi, anenga imishyikirano y'amahoro ya Arusha yari hagamije guhagarika intambara no kuzana amahoro mu gihugu. Bimwe mu byo yavuze nibi bikurikira. Ati mu mwaka w'1961 abari bagitsimbaraye ku ngoma ya Cyami na Gihake banze kuva ku izima, banga kwemera ko nyuma ya revolution ya rubanda yo muri 1959 ingoma ya Cyami yasezerewe burundu. Byabaye rero ngombwa ko amatora araba koko ku itariki itazibagirana yo kuwa 25 Nzeri muri 1961, maze imbaga nyamwinshi isezerera ku mugaragaro kandi mu buryo budasubirwaho ingoma ya Cyami, ingoma ntutsi isezerera n'umwami wariho. Hashize rero imyaka 31 Kamarampaka ikemuye urubanza. Twibuka uyu munsi intwari zitangiye u Rwanda, intangiriro y'ubwigenge nyakuri. Aba bantu Habyarimana yita intwari z'ubwigenge nyakuri ni abaparimehutu batangije ubwicanyi muri 1959 no mu myaka yakurikiyeho. Ni abayoboye ibikorwa byo gutwika no kumenesha abatutsi mu gihugu. Habyarimana yakomeje agira ati isabukuru twizihiza uyu munsi ihuriranye n'igihe u Rwanda rwacu ruri mu ntambara turwana nanone n'abafite inyota yo kugera ku butegetsi bahunze amatora. Umunsi mukuru twizihiza none ukaba rero wongeye kuba hari abaharanira kuniga demokrasi dukesha Kamarampaka. Ibyo ari byo byose rubanda nyamwinshi y'abanyarwanda yakemuye impaka. Imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda ishyiraho inzego z'ubutegetsi kandi yitorera abategetsi. Intambara u Rwanda rwashowemo n'inkotanyi ziturutse mu Bugande yakoze u Rwanda mu nda. Amahoro twari dusanganywe yarahahungabaniye bikomeye. Ngira ngo murabyumva, hano harimo ubugome bukabije. Icya mbere ni ukubeshya ko impunzi zahunze amatora. Ntabwo impunzi z'abatutsi zagiye mu Bugande, i Burundi, Kongo, Tanzania n'ahandi zihunze amatora, ntizahunze amahoro. Oya, zari zarahunze kwicwa, gutwikirwa, kwamburwa imitungo, bikozwe na leta ya Parimehutu na MRND. Icya kabiri, iyo avuga ngo rubanda nyamwinshi yakemuye impaka, ubwo aravuga abahutu. Umuntu akibazaho abandi banyarwanda yabashyiraga. Iyi politike y'agatanya niyo yashenye u Rwanda. Izi ngero za Habyarimana zerekana.
yakomeje yibasira FPR mu buryo bweruye ati iyi sabukuru y'akamarampaka ibaye guverinoma y'u Rwanda igirana imishyikirano n'abaduteye, ibaye itwibutsa nanone ko kamarampaka yakemuye ikibazo cy'impaka zashojwe nabwo zunganiwe n'ibitero by'imyambi n'amasasu, tutaretse n'ibinyoma byakwizwaga mu mahanga cyane cyane mu muryango w'abibumbye n'impunzi. U Rwanda dutuyemo nyuma ya kamarampaka rwishyiriyeho ubutegetsi n'abategetsi. Uko byagenda kose, uwifuza kuyobora u Rwanda niyereka abanyarwanda babimutorere. Uwaba yibeshya ko azayoboka inzira y'ubusamo yibwire ko yibeshya. Narekeraho kuko niba bitaraba akari kera bizaba. Kandi azatahurwa. Nubwo imirwano yahagaritswe, intambara ntirarangira. Abanyarwanda n'ingabo zabo ntibagomba rero kwirara. Niyo ntwari ikomeye yatumye igihugu cyacu gikumira umwanzi, maze abo yari yarasinzirije mu cyizere ko azafata u Rwanda mu minsi 3 bagatangara. Dukomeze rero muri iyo ntego kuko intambara igeze mu ikoni rikomeye. Inkotanyi zagiye zishotora ingabo z'u Rwanda mu birindiro byazo. Intambara ntirarangira. Tubazwa no kubona abaduteye bakomeza kwitwikira ijoro ngo maze ibyo batashoboye gutsindisha intwaro baturutse mu Bugande bayisimbuza y'amayeri ishingiye ku byitso. Muri iri jambo murabyumva ko ntaho Habyarimana afata inkotanyi nk'abanyarwanda, arabita abanzi bavuye mu Bugande bagatera u Rwanda. Aranacyurira batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ko basinzirijwe n'ikinyoma cy'inkotanyi. Yashoje mu gasuzuguro acyurira FPR ko imishyikirano barimo ari ukwibeshya. Anaca amarenga ya jenoside agaragaza uburyo ingabo ze z'inzirabwoba ziri maso ngo zifatanyije na rubanda nyamwinshi, ndetse akangurira abakuru gusobanurira abato icyo kamarampaka bisobanuye. Yabivugaga azi neza ko imyaka y'iti ya kamarampaka ya 59 kugeza 62 ko nta kiza cyayiranze uretse kuba ariyo yabaye intangiriro y'ubwicanyi mu Rwanda. Ni amagambo yakanguriraga jenoside itihishiriye aho guharanira amahoro. Yabivuze atya ati uyu mutego nimuwitegure maze u Rwanda ruzatsindiye intambara burundu yashojwe n'inkotanyi. Ibihe tugezemo birakomeye, no muri 61 byari mu mahina. Abariho icyo gihe barabyibuka, nibabisobanurire rero abavutse nyuma. Dusabye abo dushyikirana aribo b'inkotanyi ko bivanamo kwibeshya, bibwira ko abaturarwanda ari bipfayongo. Uko byagenda kose umwanya ntushobora uwo gutatira repubulika. Abayifuza nibayiyegurire aho gusigara bakururuka mu mpitagihe. Twemere ko umutwe w'inkotanyi utabiyeretse bihagije. Inzirabwoba zo ziri maso kandi zitewe inkunga n'imbaga nyamwinshi. U Rwanda rero ni mutamenwa, niyo mpano ya kamarampaka twizihiza uyu munsi. Habyarimana avuga ijambo tariki 21 Nzeri 1992. Uwo munsi yari yanashyikirijwe raporo ya komisiyo y'abasirikare bakuru yari iyobowe na Colonel Bagosora. Yari yarihaye umukoro uvuga ngo muzatwigire icyo twakora kugira ngo dutsinde umwanzi mu rwego rwa gisirikare, itangazamakuru na politiki. Iyo komisiyo yari iyobowe na Bagosora yanzuye ibwira Habyarimana ko umwanzi w'u Rwanda ari umututsi, ko ndetse n'umututsi nuha umututsi ubufasha ari umufatanyacyaha w'umwanzi. Nicyo abanyapolitike b'abahutu twibuka uyu munsi bazize, biciwe kuba ari abafatanyacyaha b'uwo bitaga umwanzi w'u Rwanda, ni ukuvuga umututsi. Nyuma y'iyo nyandiko muribuka ijambo Habyarimana yavugiye mu Ruhengeri tariki 15 z'ukwa 11 1992, atangiye gushyira mu bikorwa ibikubiye muri raporo y'uko umututsi ari umwanzi. Akoresha imbwirwaruhame ku bayoboke ba MRND barimo interahamwe nyinshi zari muri stade ya Ruhengeri. Arababwira ati interahamwe nimuzigurira imyenda ziberwe, nkundi yo zaberewe zambaye imyenda mishya, igihe ntikiragera, igihe nikigera nzazikoraho tumanuke. Cyo yitaga kumanuka
ni ukujya kwica, ni ukujya gukora jenoside, ari nabyo Sindi Kubwabo nawe yitaga gukora. Nyuma y'ikimwe kimwe Habyarimana avuze ayo magambo ko azakora ku nterahamwe bakamanuka. Leo Mugesera wari umujyanama wa MRND ushinzwe politike ku rwego rw'igihugu, akaba na vice president wa MRND muri prefecture ya Gisenyi aho Habyarimana yavukaga, yoherejwe ku Kabaya mu karere ka Ngororero, ajyana n'umukuru w'ingabo wungirije Colonel Laurence Rubuga n'abandi bategetsi, avuga ijambo asaba abahutu bo ku Kabaya gushyira hamwe bakica abatutsi, bakabatema amajosi, bakabata muri Nyabarongo, bakabasubizaho yiti wabo bakomotse muri Ethiopia. Izo ntumwa zagiye muri ubu butumwa zari zitumwe na Habyarimana, ntabwo zari ziyohereje. Mugesera amaze gutangiza ikorwa rya jenoside icyo gihe muri 1992, wari minisitiri w'intebe Dismas Nsengiyaremye yasabye minisitiri we w'ubucamanza Stanislas Mbonampeka kumukurikirana, ariko Mbonampeka ntiyabikoze kuko nawe yari ntagondwa ibyemera kimwe na Mugesera. Kubera iyo baruwa minisitiri w'intebe Nsengiyaremye yanditse, byatumye hari abanyapolitike babi bashinga ihuriro bise komite mpuzabitekerezo yo gushyigikira Mugesera. Bandika inyandiko tariki 30 Ugushyingo 1992, bayandikira minisitiri w'intebe Dismas Nsengiyaremye bamubwira ibi bikurikira. Bati, tumaze kubona ko mushinja Mugesera Leo kuba arwanya ibyitso kandi ibyitso tugomba kubitsemba, tumaze kubona ko ibyitso abakunda u Rwanda bashaka ko birimbuka, turasanga Mugesera Leo atazira ibyo yavuze. Turabasaba gukuraho bidatinze icyemezo cyanyu mwandikiye Mbonampeka kigamije gutoteza Mugesera Leo. Turabasaba kandi kumenyesha abanyarwanda bose imyifatire udashyigikiye ibyitso agomba kugira ngo rubanda batazashirira mu buroko bazira kuvuga ko barwanya ibyitso. Abasinye icyo bavuga, numva ijambo gutsemba riragaruka kenshi. Iyo bavuga ibyitso baravuga abatutsi, bakaba banavuga n'abahutu batemeraga uyu mugambi wa jenoside. Abayisinye ngiye kubaha amazina yabo, bari abanyapolitike bafite imyanya mikuru: Ndangari Christophe wari muri MRND, uyu yari directeur de cabinet muri Ministeri y'Amashuri Makuru n'Ubushakashatsi. Ibambasi Antoine, uyu yari muramu wa Serafin Rwabukumba musaza wa Gatakanziga. Ribanje Feliciani wari umuyobozi mukuru muri Ministeri y'Ibikorwa Remezo Minitrap. Nyamwigendaho Charles wari umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri Ministeri y'Ubucuruzi yitwaga Mikomari icyo gihe. Hakaba Rushemeza Thomas wari umunyamabanga mukuru muri Ministeri y'Urubyiruko n'Amashyirahamwe, na Mukakayange na Maria wari directeur de cabinet muri Ministeri y'Igenamigambi. Iyi baruwa yamenyeshaga yuko Mugesera ibyo yavuze ari byo, ndetse gahunda yo gutsemba abatutsi ko ari ngombwa, igomba no gushyirwa mu bikorwa. Babimenyesheje Perezida wa Repubulika Habyarimana, babimenyesha Minisitiri w'Intebe, babimenyesha abaminisitiri bose, ariko ntabwo bigeze bakurikiranwa kw'iki cyaha. Ngana ku musozo, noneho mvuge bike muri 1994. 1994 duhere mu kwezi kwa Werurwe, habayeho imbaraga nyinshi haba mu gihugu imbere no mu mahanga, harimo n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda n'imiryango mpuzamahanga, bisaba Perezida Habyarimana kuvanaho imbogamizi yari yarashyizeho zabuzaga ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Ku itariki ya 1 Werurwe 1994, Habyarimana yohereje intumwa i New York. Intumwa ye Andrea Ntagerura wari minisitiri w'itumanaho, abonana n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Boutros Ghali. Boutros Ghali amubwira ko amasezerano y'amahoro agomba gushyirwa mu bikorwa vuba, ko niba bidakozwe umuryango w'abibumbye witeguye kuvana ingabo za minuar mu Rwanda. Habyarimana icyo gihe yemeye ko agiye gutangiza ibiganiro ahereye ku bakuru b'ibihugu bikikije u Rwanda. Noneho tariki 9 Werurwe 1994 ajya Uganda, itariki 9 Werurwe ajya kubonana na Mobutu Igbadorite. Serivisi z'iperereza z'Ububiligi zigaragaza ko urwo rugendo Habyarimana yakoreye muri Uganda
rwarakaje intagondwa zo muri MRND zirimo Mateo Ngirumpatse wari perezida wayo icyo gihe. MRND itumiza Habyarimana kwisobanura kuri urwo rugendo no kuba agaragaza ko amasezerano y'amahoro agomba gushyirwa mu bikorwa. Muri uko kwezi kwa Werurwe 1994 ibihugu bigize umuryango w'ibihugu by'i Burayi byari bifite ambasade mu Rwanda nabyo byatumije Habyarimana bimusaba ko niba adashyize amasezerano y'amahoro mu bikorwa ko bizahagarika imfashanyo byageneraga u Rwanda. Ibyo byagaragajwe na ambasade y'Ubudage niwe wavuze mu izina ry'ibyo bihugu. Ku itariki 30 Werurwe 1994 Colonel Bagosora wari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ingabo yari yagiye ku Gisenyi, yari Directeur de Cabinet. Yaragiye ku Gisenyi mu kiruhuko cy'iminsi mike. Tariki 2 Mata 1994 ajya mu nama yabereye mu rugo rwa Perezida Habyarimana ahitwa mu Butotori ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Habyarimana yari yatumijemo Jacques Roger Bobo wari uhagarariye umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Yari yatumijemo n'abakuru ba MRND ishyaka rye barimo umunyamanga mukuru waryo Joseph Nzirorera. Noneho muri yo nama bagirana ibiganiro. Habyarimana yemerera Jacques Roger Bobo ko yemeye gushyiraho inzego ziteganywa n'amasezerano ya Arusha, ko ariko kubera urugendo azakorera Igbadorite ku itariki 4 z'ukwa 4 1994 n'inama azajyamo Arusha ku itariki 6 z'ukwa 4, ko yasabye Directeur de Cabinet we Enoch Ruhigira ko atanga ubutumire kw'imihango yo gushyiraho inzego z'agateganyo ziteganywa na Arusha kwizaba ku itariki 8 Mata 1994. Icyo gihe Minuar yarabyishimiye. Noneho ariko Minuar igaragaza yuko Nzirorera yarakaye agasubiza Habyarimana ko ibyo batazabyemera. Nzirorera bimbwiye mu magambo y'Igifaransa ngo nous ne laisserons pas faire monsieur le président, ntituzigera rwose tureka hari igikorwa nyakubahwa perezida. Eriteremu nayo yarabitangaje ndetse yemeza ko hazabaho simusiga. Bagosora agarutse i Kigali atangira imyiteguro yo kwica Habyarimana. Kuko yari Directeur wa Cabinet muri Minisiteri y'Ingabo, yari afite uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo gusimbura Minisitiri w'Ingabo igihe adahari, kuko Minisitiri w'Ingabo icyo gihe ari mu butumwa muri Cameroon. Bagosora rero yafashe icyemezo mu mwanya wa Minisitiri w'Ingabo cyo kohereza General Nsabimana i Dar es Salaam guherekeza Perezida Habyarimana. Serivisi za Minisiteri y'Ingabo zari ziyobowe na Bagosora zakoze urupapuro rwo kohereza General Nsabimana mu butumwa tariki 5 z'ukwa 4 1994 barumushyira iwe imuhira. Basanga yagiye iwabo mu Ruhengeri bamutumaho vuba. Ubu buhamya mvuga hano uretse kuba bwaremejwe na Jacques Roger Bobo ariko n'umugore wa Nsabimana Uwimana Tanazia mu ibazwa rye n'ubushinjacyaha bwa gisirikare bw'Ububirigi ku itariki 30 Kamena 1994 ryabereye i Buruseli, yabivuze muri aya magambo ko ngo ku itariki ya 5 Mata 1994 babwiye umugabo wanjye ko yagombaga guherekeza Perezida wa Repubulika i Dar es Salaam, bakajyana ku itariki ya 6 Mata mu gitondo kare. Umugabo wanjye ntiyarazi impamvu z'urwo rugendo. Hari ku nshuro ya mbere bamusaba kujya mu rugendo nk'urwo. Madamu w'Imana yongeyeho ko ariko Habyarimana ku munsi wakurikiye w'ihanuka ry'indege nyuma ya saa sita, umugore wa Habyarimana yaramubwiye ngo ibyabaye byagombaga kuba. Uyu mudamu wa Nsabimana akavuga ko ibi umugore wa Habyarimana yabimubwiye asubiza ikibazo yaramubajije ku bijyanye n'impamvu zatumye umugabo we asabwa kujyana na Perezida Habyarimana ku buryo butunguranye. Bagosora aganira n'abagenzacyaha Arusha ku itariki 18 z'ukwa 5 mu mwaka wa 2000 yababwiye ko itariki 4 Mata 1994 ko General Nsabimana atarazi ko azajyana mu nama na Perezida Habyarimana i Dar es Salaam. Biragaragara rero yuko umugambi wo kwica Habyarimana wari umugambi wa kudeta Bagosora yakoze mu ibanga kugira ngo bibafashe kwihutisha vuba
itangizwa rya jenoside muri ako kavuyo ko kwanga ko n'amasezerano y'amahoro ashyirwa mu bikorwa. Undi mutangabuhamya Jean Berkimas Birara, we muramuzi benshi, ari n'inaha ngaha, yabwiye ubushinjacyaha bw'Ububiligi ashingiye ku byo yabwiwe n'abasirikare bo hejuru bo mu ngabo z'u Rwanda ko Bagosora yavuye ku Gisenyi agaruka i Kigali tariki enye Mata 1994 kugira ngo anonosore imyiteguro yo gukora jenoside no kwica umukuru w'igihugu. Abivuga atya ati tariki ya 4 Mata 1994 kuwa mbere wa Pasika, Colonel Rusatira wari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ingabo imyaka 15, nyuma akaba directeur w'ishuri rikuru rya gisirikare asimbuye Colonel Buregeya, yaje wanjye saa sita. Yambwiye ko perezida amaze guha Enoch Ruhugira wari ukuri ibiro bye amabwiriza yo gutegura ibikenewe byose byo kurahiza abadepite na guverinoma iwabo w'umugore wa perezida Habyarimana. N'abasirikare bakuru babimenye bahamagaje Bagosora ari mu kiruhuko ku Gisenyi. Ageze i Kigali tariki 5 Mata 1994 nimugoroba, niwe bafashe icyemezo cyo guhanura indege ya perezida no kugarura Colonel Serubuga, Buregeya na Rwagafirita mu basirikare bakuru batatu batari bishimye, abashyira mu ngabo. Ubwo n'ubuhamya bwa Birara. Birumvikana neza rero ko abahakana ko nta ruhare Habyarimana yagize mu itegurwa rya jenoside bibeshya. Yararugize guhera muri 1990 kugeza 1994, ariko kubera yuko yari yemeye ko inzego z'inzibacyuho zijyaho, we bahise abatabishaka bamwica kugira ngo bakore kudeta banaburizemo amasezerano y'amahoro, ariko urubo rwitwazo rwo gushyira mu bikorwa jenoside yari yarateguwe. Kuba jenoside yari yarateguwe mbere, ni nabyo Minisitiri w'Intebe Kambanda yemerera urukiko rwa Arusha itariki ya 2 Gicurasi 1998 mu byaha 11 yemeye. Icya mbere kiravuga ngo Jyewe Jean Kambanda nemera ko muri 1994 mu Rwanda habayeho ibitero byinshi byateguwe kandi byibasiye abaturage b'abasivile b'abatutsi biteretse ku mugambi wo kubarimbura wateguwe mbere ya 1994. Umugambi wateguwe mbere ya 1994 rero ni umugambi wateguwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ibimenyetso by'amateka tubitanga ari ukugira ngo nkatwe abanyapolitike dushinzwe gufasha abaturage tumenye neza aho abanyapolitike babi bagejeje u Rwanda, tumenye neza nanone aho abanyapolitike babi bariho iki gihe nka Ndagijimana, Ndengejeho n'abandi, aho bifuza ko u Rwanda rukomeza kugana habi. Abanyarwanda bakundaga kuvuga ngo u Rwanda ni ingobyi yaduhetse. Uratwereka ko abanyarwanda bemeraga ko ari abavandimwe mu gihugu cyabo cy'u Rwanda rwababyaye, u Rwanda basangiye. Dukomeze iyo nzira y'u Rwanda dusangiye, dukomeze iyi nzira y'u Rwanda rwa twese, nicyo kizatuma turaga urubyiruko rwacu igihugu kizira kongera kumwenwa amaraso.